ndi Riderman wakoze ibitaramo nkuza ama stade inshuro zose nakoze ibitaramo ubwo inkuru inshamugongo itashe mu gihugu cy'u Rwanda abantu baravuze bati ibyo ari byo byose umuraperi wari ukomeye twari dufite watangiranye na ba Rider watangiranye na Tough Gang yitabye Imana wabyakiriye gute Rider? Nakababaro nk'abandi bose iyo mutakaje umuntu w'ingenzi nka kuriya byanze bikunze mugira akababaro so nanjye nagize akababaro gakomeye cyane. Ubona hari ihungabana rigiye kuba muri hip hop nyarwanda cyangwa mu muziki nyarwanda muri rusange nkawe winararibonye watangiye no hip hop kuva kera? Bon birumvikana yuko byanze bikunze nk'abafana ba Tough Gangs cyangwa se abafana ba Jay Polly barahungabanye byanze bikunze. Ariko tuvuze mu muziki muri rusange of course umuziki uzamukumbura umuziki uzamubura ariko natwe tuzaharanira yuko abantu batagira irungu abantu donc tuzusikivikiwe niyo ariko nabyi. Rider ino nzoga ubundi yanyu ni bande bayemerewe? Abantu bose bemera yuko Yesu yahinduye amazi divayi kandi Yesu yari intungane nta kibazo. Nta kibazo. Nese ibintu Yesu yahaye umugisha turi bande bo kubivuguruza. Iyi ni divayi Yesu yahinduye amazi divayi cyetse niba hakana Yesu ubwo ntabwo urebwa n'ibitangaza Yesu yakoze. So ku bantu bose bemera yuko Yesu yahinduye amazi divayi kandi divayi kanyobwa n'abari bahari bemera yuko divayi nta kibazo abo ngo barayemerewe. Twamazeyo icyumweru n'igice. Ubu muri Big Club waracuranze? Naracuranze ikiza kinarenze noneho ngewe ahantu hose mba ndi representing u Rwanda. Nacuranze Rwandan music abantu barabyishimira cyane. Wakinnye Riderman? Cyane Riderman, Bruce Melody, Medi. Okay bafite abantu bake bazi. Bafite abantu bake bazi nka batanu bonyine bahora buriye bagaruka mu club yabo. So harimo Riderman nabarimo Bruce Melody, The Ben, Medi, urebye nabo ngabo. Ya nandi bo muntu imwe na rimwe. Ubona iyo kubisa umuziki banyeganyega cyane. Niba wenda ukurikirana IG yanyu nanayipostinze uburyano bakiriye uburyo ukina indirimbo iri hit mu Rwanda na hariya rwose nako bitangaje usanga iri hit. Yego. Hit bari hit. Hit bari hit ahantu hose nabibonye. Ya. Nango bashaka akarimbo ka Riderman wawe bakiniye nabo kikibuka cyangwa cyakibuka? Ni twinshi cyane. Hari na yabagiye kutubeshya kubera ko nabayangoye kaomo. Riderman. Ntabwo yakaririmbo reka okay. Ntabwo bishoboka. Weka ntabwo nazibuka byo. Hano twagiye mu kwa munani menya so urumva rero ntabwo. Byose to. Rider akanatambitsemo ngo kaomo. Kanatambitsemo. Urumva okay hari indirimbo nkunda yiwe we nariye yitwa Depanage. So reka nagira ngusuze cyane nkwifuriza ibiye byiza nkwifurize kugubwa neza hano hose werereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse n'impande zacyo ahangaha ubu bahanze cyangwa ukoresha ikinyarwanda hari abarundi abashinganaye n'abapfasoni. Reka mbasuze mbifuriza ibiye byiza ndi kumwe n'abastar bakomeye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda navuga ko ari mu bantu bafite izina. Ahangaha ndahera ku muntu umaze imyaka irenga 10 ari mu muziki undi we no mu DJ nawe ufite izina rikomeye cyane turi muri Onomo Hotel hano heza cyane Riderman. Yes sir. Umeze neza. Turashima gitari. Ni fresh uyu munsi kucyo hisemo kwambara Diallo. Ni nkuko wabyuka n'ubundi ukambara n'ubuso kagenda mu muhanda iki ibijyanye no kwambara umuntu yambara icyo abonye hafi ngira ngo ibonye umwenda uri aho ngaho uri hafi ufuze uteye wambara ibyo ngibyo. Diallo vipi? Ni poa cyane. Umeze neza. Umeze neza cyane. Uyu munsi rero reka mbabwire ko muri mu bantu mwaryoheje ibi birori wewe wacuranze Riderman yabijemo mbona abantu barayagaye. Niyo mpamvu nshatse no kubahuza ariko hagati yanyu hari cyabahuje nta kindi ni ikinyobwa cyiza. Rider iki kinyobwa bakita gute kiri mu ikarto? Yitwa Golden Lion Wine. Yego. Riderman na Golden Lion Wine bahurira he? Golden Lion Wine rero ihurira nanjye mu gifu. Igahita izamuka mu mutwe. But I'm just kidding. Yeah. Ndi brand ambassador wayo. Ni ikinyobwa kiryoshye cyane so ndacyamamaza hanyuma nkanagisoma nkaryoherwa. Ni ikinyobwa cy'intare so ku ntare zose iki ni ikinyobwa cyo gushakisha kugira ngo kibamara inyota kandi kibafashe kujya muri weekend neza cyangwa se
kinabafasha no ku cyagiye umuntu amaze gufata nk'amafunguro agakubita akarahuri usanga ari ibintu byiza cyane. arakantu kuvuze ngo ni ikinyobwa cy'intare. Hari na tell me uva muri Lock Entertainment uvuga ngo imbeba ashaka kubihuza ubu nta mbeba zasomaho hano. Imbeba sazanywa kano kantu koko zadikebeye ntago byashoboka. Ntago bishoboka. Bivuga ko ari ikinyobwa gikomeye cyane. Ni ikinyobwa cyiza cyane. Twirengagize gikomeye cyane, kiraryoshye cyane kandi ni cyiza cyane. Ibyo gukomera byo simbizi byaterwa nawe n'imbaraga ufite. Biterwa n'imbaraga z'umuntu. Niko wenda twavuga ahubwo Diallo wari wanywa iki kinyobwa? Ndakinywa kuva igihe batwemereye kudutera inkunga muri serendisco yacu, so kuva icyo gihe nibwo natangiye kukinywa nkumva uburyohe bwacyo. Kikugwa gute Diallo iyo utashye? Kingwa neza cyane. Bya bintu bya neza cyangwa kikugusha neza? Kingusha neza. Riderman uzi Kinyarwanda cyane. Rider hari ama contract y'ibicupuri. Ahangaha nabibajije nizo mu staff mu mazigiye mugendana kenshi urumwe mu bantu babahaye support bazamuka. Nizo namubajije nti hari contract z'ibicupuri turi kubona akenshi ugasanga irasigwe ntitubimenye. Rider approach kuri Golden Lion wine wowe byari bimeze gute se ubona ari iki cyatumye baguhitamo? Ndi Riderman wakoze ibitaramo nkuza ama stade inshuro zose nakoze ibitaramo ubwo ushobora kuvuga ngo ni gute umuntu yahisemo Riderman aho guse ni gute umuntu atahitamo Riderman. Icyo nicyo cyaba ari ikibazo naho ndivuze ngo kukibahisemo Riderman hari impamvu nyinshi cyane mwese muzi yenda singombwa ko nzisubiramo kuko hano turi mu buryo bwo kwinjoyinga nkuko mu dusanzwe kwinjoyinga no mu kwamamaza kino kinyobwa cyiza. So nivuze ibigwi nameze nkaho ndi kwiyamamaza ahubwo reka twamamaza iki ngiki. Naho undi Riderman we hari impamvu nyinshi cyane zatuma bamuhitamo. Rider iyo ubonye zira contract rero niho nkiri cyane. Ejo bundi baravuze ngo Bruce Melody yasinyiye miliyari, abantu benshi barabisakuzaho cyane ugasanga buri muntu ntabyumva ukuntu. Wowe iriyo contract imeze kuriya ubivugaho iki? Ni show busy n'ubundi tubamo buri munsi, wowe byakira gute? Gende bibindeba, so ntabwo najya kugira ibyo mvuga ku buzima bwabo ngabo, ibyo bavuzeho, ibyo bakoze, nta mpamvu. Ndi umuntu w'umugabo kujya gutinda ku bandi bantu, burya uwo mwanya n'umwanya munini cyane nta tutagakwiye kugira twese. So kubisakana uri kugendera kuki muri iyi minsi? Twe tuzi ko kitenda mu dutendo yadukubitaga ebana full music non stop. Bon, hari igihe umuntu afata igihe cyo kuruhuka, biba biri ngombwa cyane. Urumva quand même umuntu yamaze imyaka 15 afite album zigeze mu 8, ntabwo ari ngombwa ko asohora indirimbo buri munsi. Icyo ni kimwe, ariko yenda nanone nshobora kuvuguruza ku byo uvuze kubera yuko amezi 6 ni menshi. Nta gihe byari byabaho yuko mara amezi 6 ntarasohora indirimbo. Ngira ngo n'ubu ngubu mu gihe kitageze ku mezi 2 maze gusohora indirimbo zigeze muri 4. Ahubwo yenda birashoboka yuko nawe utaki updatinga yenda ubwo ngubwo ukaba ufite amakuru ya kera, ariko mu by'ukuri hari n'igihe umuntu aruhuka agafata, hari n'abafata umwaka, imyaka 2 nta nimwe barasohora. So bibaho yuko umuntu yaruhuka, ariko nanone ntabwo byari byabaho yuko mara amezi 6 nkuko bivuze. Igihe kinini wigeze kumara utarasohora music kingana gute? Ngira ngo ni nk'amezi 3 yenda, ariko 6 ntabwo byari byabaho. Alright, inkuru nshamugongo itashe mu gihugu cy'u Rwanda, abantu baravuze bati ibyo ari byo byose umuraperi wari ukomeye twari dufite watangiranye na ba Rider, watangiranye na Tough Gang, yitabye Imana. Wabyakiriye gute Rider? Nakababaro nk'abandi bose. Iyo mutakaje umuntu w'ingenzi nka kuriya, byanze bikunze mugira akababaro. So nanjye nagize akababaro gakomeye cyane. Ubona hari ihungabana rigiye kuba muri hip hop nyarwanda cyangwa mu muziki nyarwanda muri rusange, nkawe winararibonye watangiye no hip hop kuva kera? Bon, birumvikana yuko byanze bikunze nk'abafana ba Tough Gangs cyangwa se abafana ba Jay Polly barahungabanye byanze bikunze. Ariko tuvuze mu muziki muri rusange, of course umuziki uzamukumbura, umuziki uzamubura, ariko natwe tuzaharanira yuko abantu batagira irungu, abantu donc tuzosi kivi kiwe niyo ariko nabyita. Ubaka kanya Rider, urebye Jay Polly amaze kwitaba Imana, isura ya hip hop nyarwanda uri kuyibona gute mu myaka nk'itatu iri imbere? Urabona hari shite tuzagira cyangwa se gusubira inyuma kwa rap? Ibyo gihe sinabibasha kubivuga kuko ntabwo sinavuga ngo ndi mu bantu babonekerwa nkareba kuri bizabaho.
ariko abanyamerika abongereza nibo bajya bavuga ngo time will tell, so turindira igihe kizabitwereka, kizabidusobanurira kurusha uko jye nabivuga. Sinabasha kuvuga ibizaba mu bihe biri imbere, ariko turindira igihe kizabitubwira. Diallo, nk'umuntu ukina rero umuziki nyarwanda, ufite playlist uba wapanze, ufite music policy ugenderaho umunsi ku munsi, uyu munsi wabonye umuziki wishimiwe cyane ari uwahe? Umuziki muri minsi usigaye wishimiwe n'Abanyarwanda, kuko Abanyarwanda na Riderman ari hano ndi umufana. Oya, yahuye n'umufana. Merci. Yeah, so ikintu kiza gihari nuko muri kino gihe umuziki nyarwanda uri kwishimirwa mu bitaramo byose aho biva bikagera. Ya kandi ni sinye nziza nko bimbajije n'ubundi still umuziki nyarwanda niwe wishimirwa kurusha yindi. Yes. Diallo, hari muherutse mu rugendo muri Zanzibar, navuga ko urugendo rwari rwiza, wari kumwe na Bianca baby, wari kumwe na MC Buryohe. Bro, warufashe gute, warwakire gute kuri wowe nka Diallo? Nubwa mbere wavuye mu Rwanda cyangwa nagaro bwa mbere? Rwa rugendo narufashe neza cyane, ngira mwana bibonye. Mwashyize mifungo bro? Ifungo. Harimo nakazi ko ngira ngo nayifite akazi muri Big Club ya Kenya. Ya Kenya. So urumva rero rwa rugendo rwiza kandi interesting. Twamazeyo icyumweru n'igice. Ubu muri Big Club waracuranze? Naracuranze, ikiza kinarenze noneho ngewe ahantu hose mba ndi representing u Rwanda. Nacuranze Rwandan music, abantu barabyishimira cyane. Wakinnye Riderman? Cyane. Riderman, Bruce Melody, Medi. Okay, bafite abantu bake bazi, nka batanu bonyine bahora buriye bagaruka mu maklabu yabo. So harimo Riderman nabarimo, Bruce Melody, The Ben, Medi, urebye nabo ngabo. Ya, nandi bo muntu imwe na rimwe. Ubona iyo kubisa umuziki banyeganyega cyane. Niba wenda ukurikirana IG yanjye nanayipostinze uburyo abantu bakiriye uburyo ukina indirimbo iri hit mu Rwanda, na hariya rwose ntabwo bitangaje usanga iri hit. Yego. Hit bari hit ahantu hose nabibonye. Ya. Nayo nkubashaka akarimbo ka Riderman wawe bakiniye ntabwo kikibuka cyangwa cyakibuka? Ni twinshi cyane. Hari na yabagiye kutubeshya kubera ko bayangoye kaomo. Riderman. Ntabwo hari nakaririmbo reka okay. Ntabwo bishoboka. Weka ntabwo nazibuka byo. Ahantu twagiye mu kwa munani menya, so urumva rero ntago. Byose tu. Rider akanatambitsemo ngo kaomo. Kaya karatambitsemo. Urumva okay, hari indirimbo nkunda yiwe we nariye yitwa Depanage. So kakaririmbo ndagakina cyane, naho naragakinnye. Yego. Ubona rap ya Riderman ukuntu yitangiye kera, zari indirimbo navuga ko zari zimeze neza cyane ku gihe cyacu. Uyu munsi urabona Riderman ari kuririmba nyine kwihe level bitewe n'abantu tumuzi, yuzuza Petit Stade. Devo nubundi ntago kuri nge ntigeze imanuka. Areke kuzamuka. Ntago izimanuka kabisa. Ntago mbivuze ko hari sibyo. Wavuze ko uri umufana. Nshobora no kwivuga atanahari. Urumva Devo ntago izimanuka. Kandi ikintu namushimira ni umwe mu bantu bakeya babashije kumaintaininga urugendo rwabo kugeza uno munsi. Icyo kintu nakimushimira cyane. Murakoze cyane. Navuga ko Riderman ari umwe n'ubundi mu bantu batigeze banasaza, na nizo noze mbimubwira Rider ntasaza. Noneho music wenda ntago twajya kuri music cyane, tugenda wenda tureba shape umuntu aba afite. Riderman acyari wa wundi wenda ikiyongereye n'ubwanwa gusa, ariko Riderman acyari mutoya. Rider ibanga nirihe nawe reka nkubaze? Byo kudasaza mukoresha iki? Nkwawo mo nyinshi cyane. Niko akantu kaomo ko kaza mo cyane. Bon, sabivuga ngo iki ni Imana mwana, nabisobanura ngo iki. Ntekereza yuko no muziki no kuba dukora akazi k'umuziki yenda hari icyo bidufasha mu kudasaza cyane, kubera yuko na akazi gashimishije. Ntekereza yuko kuba muri entertainment ubwabyo bituma umuntu adasaza, bituma ubwonko buba buri fresh, nta stress nyinshi umuntu aba afite mu mutwe cyane, niba ariko nabyita. Ibindi byose
nibyo byose ndi kuvuga ubanza ndabeshya ubanza ndi kubabeshya mwabagabo ni imana mu by'ukuri ni imana ntabwo nabavuga ngo ni gute umuntu adasaza mu myaka ariko uruhu rwose skin iracari ya yindi wenda ikiyongera n'aba bebe akaba gakomenyamo umusa Rider ndi batatu ejo bundi rega twaribarutse ibe Abanyarwanda twiyongereye ubundi abandi bantu babiri Rider mama bebe ameze neza madame na mahoro ni bon reka tuve kuri famille gato twigiye kubisumizi abantu benshi tuganira babahanzi bambaza ati se Rider azagaruka hari abana baba bakizamuka ariko bavuga ati Riderman yararwanye uyu munsi umuziki umeze neza ariko se Rider yagarutse ibisumizi byagarutse ibintu by'ibisumizi ejo ndi numva ngo biri kongera kugaruka ngira ngo niba ari DJ Theo sinzi umuntu nabyumvanyaho gatoya ku gitangazamakuru kimwe gutya ibisumizi muhagaze gute ni sawa mbanze gusore yuvuga ngo Riderman azagaruka Riderman se yigeze ajya ahantu yigeze ajya yigeze apfa niyo mpamvu atanazuka nta hantu yigeze ajya ndetse n'ibisumizi nta hantu byigeze bijya mu by'ukuri icyari cyarahagaze ni studio y'ubucuruzi ariko nayo yaragarutse iri irakora iri gukorera igikondo ku bashaka kuyoboka ibikorwa byacu cyangwa se kutubera abakiriya ni karibu mukiriya karibu kiriya ahubwo njye nahita nibariza umugabo bita Diallo Riderman dorashinze studio nako studio iragarutse ifite location barakoraga ariko tutazi ngo bakorera he kuko ibisumizo byari biri ntago byari bigihari uyu munsi rero byagarutse Diallo abandi ba DJ dore toxic yegereye Davis D barakora biraryoha abandi ba DJ b'inshuti zawe benshi Diallo ubura iki ngusora umuziko nje ntago njya nkora ibyo abandi bakoze igihe cyabyo bandi kigera nzayikora nanjye ujye ubitekereza ndabitekereza bitaramo turi kubona uri gutegura by the way bimeze gute bihagaze gute yawe ujya kure n'iki ngiki cyabaye no munsi ndi mu bagiteguye yego ikubitekerezo byawe icyo ari cyo cyose hose ku mpande zombi ndimo yego take over mumeze gute take over tumeze neza nk'ibisanzwe n'abapampe banjye alright Rider ikintu nakwibariza wenda tunasoza umuntu ushaka kunywa Golden Lion yayikura he ku bantu bakeneye ikinyobwa cya Golden Lion wine bakibona mu ma supermarkets yose mu alimentation yose yashoboka n'ahantu hose baranguza amayoga kuba gishaka bakibona yama navuga ko umuntu wenda kubonye nyine wamamaza inzoga yavuga ati si Rider ntago abakanguriye abantu kunywa inzoga Rider ino nzoga ubundi yanyu ni bande bayemerewe abantu bose bemera yuko Yesu yahinduye amazi divayi kandi Yesu yari intungane nta kibazo ibintu Yesu yahaye umugisha turi bande bo kubivuguruza iyi ni divayi Yesu yahinduye amazi divayi cyetse niba uhakana Yesu ubwo ntabwo urebwa n'ibitangaza Yesu yakoze ku bantu bose bemera yuko Yesu yahinduye amazi divayi kandi divayi kanyobwa n'abari bahari bemera yuko divayi nta kibazo abo ngo barayemerewe ikindi ntabwo yemewe ku bana bari munsi y'imyaka 18 right reka ngushimire Riderman nshimire Diallo ariko buri wese muhe akantu nyine yatabwira abantu rega nawe ushobora no kuba ari harika wenda kuzi wowe ufite ibintu byinshi ngoma no kubwira abantu Riderman n'umuzigo nawe ugiye kuza ndamuzi nubundi wabimenye ndabareka ko buri wa kane mba ndi kuri Onomo mfite show yitwa Ladies Thursday Pochel ikindi event ruwa hano kuri Onomo still tubafite event so ndabararika kutahabura iyo event imeze gute yitwa Bianca Fashion Hub yes nimwe muzatanga mama award yes wambaye neza yaba umuhungu cyangwa se kumukobwa Riderman mu mubwira azazana no jacket cyane Rider harakantu ushaka kongeraho murakoze cyane dufashe dukore fundraising abashe kogosa umusatsi nicyo kintu nakongera murakoze cyane uraho papa muze kumwerekana iterekana uriya musatsi we dukotize mwabagabo mwe tumwogoshera umusatsi urashirangaye wowe bashirangaye turango ndashiraho 1000 byahe byose uriya musatsi uranyerera mwogosha ni nk'iyombi nk'icumi alright reka gushimira Riderman ngushimire DJ Diallo nshimire Golden Lion naona mu hotel